Reka nongere nkwihere ikaze hano kuri Starbiz Rwanda kabisa nk'ibisanzwe. Hano niho honyine ushobora gukura ubumenyi ku bijyanye n'ubuzima cyangwa se ubumenyi bw'isi. Hano tunyuzaho amakuru menshi atandukanye, ariko hano reka twinjire mu buzima, tujye ku tunyabuzima tuba mu mubiri w'umuntu ariko utabasha kubonesha amaso. Hifashishwa ikoranabuhanga kugira ngo ubashe kutubona. Ushobora kwibaza ngo utwo tuntu ni uduki. Tugiye kuganira hano kuri ku tunyabuzima tuba mu isura y'umuntu. Akenshi twibanda ku gice cy'umutwe, rero ushobora kuba waratwumvisha ariko utadusobanukiwe neza. Ndi hano kugira ngo nsobanure neza udusimba tuba mu isura y'umuntu cyangwa se ku mutwe w'umuntu. Batwita Demodex. Demodex ni iki? Mu buryo bwa siyansi rero, Demodex ni utunyabuzima two mu bwoko bwa mites turi mu itsinda ry'udusimba duto cyane, cyangwa se turi mu rwego rwa arachnids, n'udusimba dufitanye isano n'udusimba twitwa spiders. Rero tuba ku bantu nka parasite, ariko parasite zitica cyane mu buryo bwihuse, ahubwo zibana n'umubiri w'umuntu, symbiotic cyangwa se relationship. Bivuze ko ziturana n'umuntu, zikoresha iby'umubiri utanga cyangwa se amavuta y'uruhu. Akenshi cyangwa se ntizimugirayo ingaruka zikomeye cyane, keretse iyo zibaye ari nyinshi cyane. Ibyo ngibyo nibyo bituma rero bishobora kukugiraho ingaruka zikomeye cyane. Ariko mw'abantu mwe, icyo mbabwira cyo, izi Demodex ziteye ubwoba cyane. Ni kuvuga ngo usibye ko ikoranabuhanga cyangwa se abazungu bazanye ibikoresho bishobora kureba aho amaso y'umuntu atabasha kureba, ariko mu by'ukuri uyu ntabwo ari umubiri. Mujya mubona umuntu afite umubiri, yemwe icyo nababwiza ukuri cyo mujye mutuza kabisa, kuko hari byinshi tuba duhishwe kuri uyu mubiri wacu kabisa. Niyo mpamvu mbabwira ngo tujye twiyoroshya pe, kuko izi Demodex ziteye ubwoba cyane. Ruvuga ngo imiterere ya Demodex cyangwa se uburyo ziba zimeze, ubundi Demodex ifite umubiri muremure umeze nk'akanyamasyo gatoya. Amaguru yabo ari 8 nk'udusimba two mu bwoko bwa spiders. Umunwa wazo ukoreshwa mu kunyuza amavuta y'uruhu. Biratangaje cyane, ni ntoya cyane ku buryo ushobora gusanga mu twenge ruhu twishi icyarimwe utabizi rwose, bitewe n'ukuntu tw'ubwatwo tuba tungana, kandi bijyanye n'ukuntu kutureba n'amaso bitagaragara. Rero kutubona mu twenge ruhu biba bigoranye cyane. Niyo mpamvu rero kutubona bigorana cyane. Ni ukuvuga ngo ubwoko bw'izi Demodex bw'ingenzi ni bubi. Hari ubwoko bita Demodex falciparum, iba mu misatsi cyane cyane. Ikunze kuba mu maso, ku gahanga, ku mazuru, kandi ikunda kuba mu matsinda. Ubundi bwoko nubwo bita Demodex brevis, iba mu dutanga amavuta cyangwa se sebaceous glands. Iba yihishe cyane kurushaho, niyo ikunze gutera ibibazo byinshi by'uruhu cyane cyane, kubera ukuntu iba yihishe cyane. Rero ukuntu imyitwarire yayo idasanzwe mu gihe cy'ijoro cyangwa se ni nabwo bikora cyane. Iki ni kimwe mu bintu bishimishije cyane. Demodex ikora cyane nijoro irasohoka iva mu twenge ruhu, igenda ku ruhu ishaka aho izajya cyangwa izabyarira. Ku manywa ihita yihisha imbere mu ruhu. Tekereza igihe uri gusinzira, hari utunyabuzima tugenda ku ruhu rwawe, ariko kubera ukuntu umuntu aba yasinziriye ntabwo ushobora kubimenya. Uko zororoka cyangwa se life cycle yayo, Demodex ibyarira mu twenge ruhu. Amagi yayo aba mu misatsi cyangwa se mu dutanga amavuta. Mu minsi mike iba yamaze gukura. Life cycle yayo rero ni iminsi 10 cyangwa se 24 gusa, ariko kubera kubyara cyane umubare ushobora no kwiyongera cyane. Hanyuma ku buzima bwawo, ku muntu hariho Demodex nkeya
ntizitera ikibazo cyane. Iyo zibaye nyinshi cyane zifunga imyenge y'uruhu, zitera inflammation cyangwa kubyimba no guturika. Ni nk'ahantu usanga umuntu yabyimbye amatama ugasanga hariho utubyimba twinshi cyane, cyangwa se zigatera n'amabagiteri ku ruhu bigatuma nyine ziba nyinshi cyane. Ni ukuvuga ngo demodex zitera ubwoba cyane no kuzireba kabisa. Ngo indwara zifitanye isano na demodex zishobora gutera cyangwa kongera ubukana bwa asini cyangwa se ibishishi byinshi mu maso, blepharitis cyangwa se indwara y'amaso, uruhu ruryarya kuko wumva mu maso hari kukurya cyane, n'indwara izwi nka rosacea. Rosacea ituma isura itukura cyane, nyine kwa kundi usanga umuntu aba yatukuye kagira ngo harimo amaraso, haza utubyimba dutoya, uruhu rukarushaho kwangirika cyane bitewe n'iyi rosacea. Rero iyi demodex yo itera ubwoba cyane. Impamvu zikomeza kwiyongera cyane: uruhu rufite amavuta menshi, kudakaraba neza cyangwa se gukoresha cosmetic nyinshi, cyangwa se stress, immune system yagabanyutse. Abantu bakuze cyane nibo bakunze kugira demodex nyinshi kurusha urubyiruko. Rero ni nk'ahantu uzasanga rero abakecuru, abasaza nibo bakunze kugira izi demodex nyinshi mu isura. Rero uko zibonwa cyangwa se uko zigaragara, ziboneka hifashishijwe microscope. Gukuramo sample ku ruhu nibwo babona umubare wa demodex uri ku ruhu rwawe bitabagoye. Uko zivurwa cyangwa uko zirindwa: imyenda isukuye buri gihe, face cleansing buri munsi, imiti nka ivermectin, metronidazole, gukoresha tea tree oil yica mites inshuro nyinshi cyane. Ntibyoroshye kuzikuraho burundu, ariko ziragenzurwa cyane bikaba byashoboka ko ushobora kuzirinda. Izi demodex rero wazirinda cyane bitewe no kugira cyangwa se kugira isuku nyinshi mu maso, ukahakaraba inshuro nyinshi, ukirinda gukoresha amavuta menshi kuko nayo atuma byiyongera. Noneho utekereza ibi neza: ku ruhu rwawe hari ubuzima buto cyane bubaho buri munsi, ntubona cyangwa se ntubyumva, ariko burahari. Demodex si umwanzi igihe iri mu rugero, ariko iyo irenze ihinduka ikibazo gikomeye cyane. Ese wowe uratekereza ko ufite demodex nyinshi cyangwa zisanzwe? Aha ubu ntuzongera kureba mu ndorerwamo nk'uko wabigenzaga mbere. Niba ushaka kumenya ukuri ku bindi byihishe ku mubiri wawe, kanda subscribe, kuko ibyo uzi ni bike cyane ugereranyije n'ibyo utazi. Isi ya siyansi iracyafite amabanga menshi cyane. Kora subscribe tujye tubana umunsi ku wundi.